inshuti ya Yesu arukiye mu gituza cye asinziriye mu rukundo rw'Imana ararutse ararutse umukunzi w'umwami Yesu impumuro nziza ya Kristo yamenyesheje abantu ibyo gukiranuka asoje umurimo we araruhutse amaso yacu yaramubonye amatwi yacu aramwumva yahinduriye benshi ku gukiranuka asoje urugendo arataha umugeni wa Kristo ararutse inshuti ya Yesu kunzi w'Imana arukiye mu gituza soje umurimo we asinziriye mu rukundo rw'Imana ararutse ararutse ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma ararutse ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma ararutse soje imirimo ye ararutse inshuti ya Yesu arukiye mu gituza asinziriye mu rukundo rw'Imana ararutse 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 nubwo amarira atemba ku maso yacu imitima yacu irimbana n'ijuru kubw'ihumure duhabwa na Kristo ko n'urupfu rutadutanya nawe duhumurizwa na Kristo duhabwa na Kristo ntacyadutanya nawe ntacyo rutadutanya nawe tuzahumurizwa na Yesu duhabwa na Kristo ko n'urupfu rutadutanya nawe ararutse
wadutandukanya nawe tuzaruhuka. Ararutse inshuti ya Yesu, arukiye mu gituza cye, asinziriye mu rukundo rw'Imana. Ararutse, ararutse. umukunzi w'umwami Yesu, impumuro nziza ya Kristo, yamenyesheje abantu ibyo gukiranuka, asoje umurimo we, araruhutse. Amaso yacu yaramubonye, amatwi yacu aramwumva, yahinduriye benshi ku gukiranuka, asoje urugendo arataha. Umugeni wa Kristo Ararutse inshuti ya Yesu, kunzi w'Imana, arukiye mu gituza soje cye, umurimo we, asinziriye mu rukundo rw'Imana. Ararutse, ararutse.
mwanya umushumba mukuru w'itorero ADEPR akomeze tuyoborera umuhango wo guherekeza no gushyingura Pasteur Theogene. Reka dusenge Imana. Nyagasani Imana yacu turagushimiye, niwe wenyine ariko no mu bihe by'umubabaro nk'ibi tukatura tukaririmba kandi tukagushima, kuko uri Imana y'ibihe byose, uri Imana nziza ibihe byose. No muri uyu mwanya uri mwiza, ukomeje kutubera mwiza. Ngwino ube mu ruhande rwacu, kandi uyu muhango ugiye gukorerwa hano uzuwugaragaremo. Uha umugisha abantu bose bari hano, kandi ubane n'umushumba mukuru w'itorero ugiye kuyobora uyu muhango. Tubisabye Imana Data, twizeye mu izina rya Kristo Yesu, amen. Yesu ashimwe cyane. Dutangire tubakuriza abandi mwese kandi tubakomeza mu izina rya Kristo Yesu. Mu mwanya wo guherekeza bene data, umwanya wo guherekeza mwene data Pasiteri Theogene Imana yahamagaye. Rero dusoma ijambo ry'Imana. Pawulo yandikira Abatesalonike mu rwandiko rwa mbere mu bice 4 mu ngwa 16 bavuga ngo kuko umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru aranguruye ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana, nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka. Yandikira Abakorinto mu rwandiko rwa mbere mu bice 15 murongo wa 20 ngo ariko noneho Kristo yarazutse niwe mugano w'abasinziriye, kuko ubwo urupfu rwazanywe n'umuntu niko no kuzuka kw'abapfuye kwazanywe n'umuntu. Nk'uko bose bokojwe gupfa na Adamu, niko bose bazahindurwa bazima na Kristo. Murongo wa 40 bavuga ngo kandi hariho imibiri yo mu ijuru n'imibiri yo mu isi, ariko ubwiza bw'iyo mu ijuru buri ukwabwo, n'ubw'iyo mu isi nabwo buri ukwabwo. Ubwiza bw'izuba buri ukwabwo, n'ubwiza bw'ukwezi buri ukwabwo, n'ubwiza bw'inyenyeri buri ukwabwo, kuko inyenyeri imwe itanganya ubwiza n'indi nyenyeri. No kuzuka kw'abapfuye niko kuri. Umubiri ubibwa ari uwo kubora ukazazurwa, ubibwa ari uwo kubora ukazazurwa no kuzuka kw'abapfuye niko kuri. Umubiri ubibwa ari uwo kubora ukazazurwa ari uwo kutazabura. Ubibwa ufite igisuzuguriro ukazazurwa ufite ubwiza. Ubibwa utagira intege ukazazurwa ufite imbaraga. Ubibwa ari umubiri w'akavukire ukazazurwa ari umubiri w'umwuka. Niba hariho umubiri w'akavukire hariho n'uw'umwuka. Uko niko byanditswe ngo umuntu wa mbere ari we Adamu yabaye ubugingo buzima, naho Adamu wa nyuma yabaye umwuka utanga ubugingo. Ariko umwuka si ubanza, ahubwo umubiri ni ubanza hagaheruka umwuka. Umurongo wa 30 bavuga ngo nuko bene data icyo mvuga ni iki, yuko bafite umubiri n'amaraso bisa batabasha kuragwa ubwami bw'Imana, kandi ibibora bitabasha kuragwa ibitabora. Dore mbamenera ibanga, ntituzasinzira twese, ahubwo twese tuzahindurwa mu kanya gato, ndetse mu kanya nk'ako guhumbya. Ubwo impanda y'imperuka izavuga, impanda izavuga koko abapfuye bazurwe ubutazongera kubora, natwe duhindurwe. Kuko uyu mubiri ubora ukwiriye kuzambikwa kutabora, kandi uyu mubiri upfa ukwiriye kuzambikwa kudapfa. Ariko uyu ubora numara kwambikwa kudapfa, n'uyu upfa ukambikwa kudapfa, nibwo hazasohora rya jambo ryanditswe ngo urupfu rumizwe no kunesha. Waba upfuye kunesha kwawe kurihe? Waba upfuye urubori rwawe rurihe? Asoza avuga ngo nuko bene data bakundwa, mukomere mutanyeganyega,
murushaho iteka gukora imirimo y'umwami kuko muzi yuko umuhati wanyu atari ubusa ku mwami. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ibintu bitatu tuvuga muri uyu mwanya. Icya mbere nuko dufite ibyiringiro kandi bifite ubugingo ko uko Yesu yazutse ariko n'abapfiriye muri we nabo bazazuka. Kuko Yesu yarazutse kandi Yesu niwe uri muri twebwe. Yesu niwe wari uri muri Theogene kandi uyu Yesu niwe wamwambukije, niwe biganza byambutsa abera wa mugezi uteye ubwoba. Rero uyu munsi hari ibyiringiro bikomeye ko nubwo duherekeje Pastor Theogene twabanye mu murimo, tukabana mu muryango, tukabana mu itorero, ariko aho yamaze kwambuka yagiye ntabwo we yagaruka ngo adusange. Ni twebwe tujya aho ajya, ni twebwe tujya ahari. Uyu munsi rero ni umunsi wo kongera kubabwira ngo nubwo tumuherekeje aha, iki niyo tuzanye hano rero ni umubiri wavuye mu butaka. Niko ijambo rivuga ngo uzasubira mu mukungugu. Uyu mubiri wavuye mu butaka. Ibi byose biri hano, ibi byose mubona bizengurutse aha, byose byavuye mu butaka. Uyu mubiri tuzanye hano rero wavuye mu butaka, ariko Theogene yari afite ikindi gikomeye, umwuka wavuye ku Mana. Imana ishimwe. Uwo rero ntabwo azahera mu butaka, kuko ngo impanda nivuga uwo mwuka wari muri we uhesha ubugingo, uwo mwuka mwabonye kuba muri hano mwese ntabwo byari ibikorwa by'umubiri, ntabwo yari afite ibiro byinshi, ariko imbaraga zari zimuzuye, zari zifite ubutware bwazana abantu ibihumbi kuri Yesu. Uwo mwuka rero wavuye ku Mana ikawuzana ikawushyira muri twebwe, ntabwo uzaguma mu butaka. Niyo mpamvu Pawulo avuga ngo impanda nivuga. Imana ishimwe. Itorero ry'Imana impanda izavuga. Impanda nivuga ngo abapfuye bafite uyu mwuka azabakomanga. Ndabizi neza ko umwuka wera impanda nivuga azakomanga Pastor Theogene, amubwire ngo igihe kirageze, baraduhamagaye ngwino tugende. Ndabamenera ibanga, ariko nongera kubabwira ngo umunsi uzagera impanda izavuga Theogene azuke. Icya kabiri nshaka kubabwira nuko hari umunsi imbaraga z'urupfu zizarangira. Amen. Wa mwanzi kwita urupfu, wa mwanzi utera ubwoba, wa mwanzi ujuza agatwara abacu, ngo igihe cye nacyo kizagera, ngo ubwo tuzaba twambaye umubiri udapfa, ngo nibwo tuzabwira urupfu ngo mbese warupfu we imbaraga zawe zirihe. Tuzaba twageza ahantu rudakorera, hari operations, hari zone, hari area urupfu rutageramo. Nitumara kuhagera rero tuzarwishima hejuru, tubwire ngo warupfuye waturizaga, urubori rwawe ruri hehe? Warupfuye waturizaga, uracyavuze iki? Kubera iki? Tuzaba twageza aho badapfa. Haleluya. Uyu munsi rero ni umunsi wo kubabwira ngo nubwo rugihari, ruri mu kazi karwo, ariko aho tujya ntirugerayo. Haleluya. Aho tujya ntabwo rugerayo. Nitugerayo aho ngaho tuzabubwira ngo mbese za mbaraga, mbese kwa kunesha, mbese kwa kutwishima hejuru biri hehe? Kubera iki? Tuzaba twageze aho badapfa. Uyu munsi Pastor Theogene umubiri we tugiye kuwuherekeza utagifite imbaraga, tugiye kuwuherekeza ntacyo ari gukora, ariko ijambo ryatubwiye ngo ubwo kuzuka kw'abera kuzaba, ngo wa mubiri twabibye ngo udafite imbaraga, ngo ari intege nkeya, ngo uzazurwa ari umubiri w'imbaraga. Imana ishimwe cyane. Wa mubiri twashyize hano wambaye guca bugufi, yewe ubona wacishijwe bugufi cyane, nituzuka ngo tuzahabwa undi mubiri uzaba ufite ubwiza bw'Imana. Haleluya. Ntabwo twabihishurirwa neza, kuko yavuze ngo habaho ubwiza bw'ukwezi, habaho ubwiza bw'imibiri hano mu isi twabona abantu basa neza, ariko ngo hari ubundi bwiza twahawe tuzagira mu ijuru. Bene data bakundwa, uyu munsi aha niho twaje kumuherekeza, ariko mbabwire ko twaje guherekeza ni umubiri wavuye mu gitaka, twawuzanye mu kindi gitaka.
mu bintu biri hano ntabwo ubugingo bwa Theogene ntabwo buhiranwa n'igitaka kubera ko bwavuye ku Mana. Haleluya. Kandi burya ikintu cyamuteye igikundiro cyatumye mumukunda, ikintu cyamuhaye urukundo cyatumye bakunda, ntabwo cyakomokaga mu mubiri we, cyavaga ku Mana. Icyo ngicyo ntaho kigiye kubera ko Imana iragifashe. Imana ishimwe, Imana iragifashe, Imana irakigundiriye. Hari umunsi umwe izagihishura maze abantu bose bapfuye bizera bavuge ngo burya byarakoraga. Mureke dusenge. Tugiye gusengera iyumva igiye kwakira uyu mubiri wa mwene data Pastor Theogene wakoreye Imana. Ubu butaka nabwo bugize umugisha bwo kumwakira, ariko nubwo bumwakiriye ntabwo bumufiteho ijambo, kuko ijambo riri mu biganza by'Imana. Mana, turagushimiye, tugushimiye ko uyu munsi iyumva ari igiye kwakira uyu mubiri wa mwene data Pastor Theogene wahamagaye, wakoresheje. Ariko imbaraga zari ziri muri we, zari imbaraga zawe, imbaraga zakoze ibitangaza, imbaraga zavanye abantu mu byaha. Ntabwo yaziheshejwe n'umubiri, yaziheshejwe nawe Kristo. Ubwizo mbaraga rero ziri muri we, ku munsi w'impanda nivuga azumva ijwi ryawe, kandi uwo mwuka uzamugeza aho atagipfa, uzamugeza aho tunezererwa iteka. Kubw'iyo mpamvu natwe dutegereje uwo munsi dufite ibyiringiro. Oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Mana ishimwe cyane. Tugiye kubutsa umubiri wa Pastor Theogene kugira ngo ushyire muri iyi mva aho ugiye kuruhukira. Oh, Imana ishimwe cyane. Mwese nimuvuge ngo Imana ishimwe cyane. Mwese nimuvuge ngo Imana ishimwe cyane. Mwese nimuvuge ngo Imana ishimwe cyane. Aho tujya ntabwo urupfu bujyayo. Aho tujya ntabwo bugerayo, kandi umunsi umwe tuzambuka tuzagerayo. Aho Pastor Theogene ageze ntabwo agifite guhangayikishwa n'urupfu, ariko umunsi umwe azumva impanda. Tugiye kuba turirimba tuvuga ngo ubwo impanda z'Uwiteka zizavuga. Mu gihe tumanura umubiri wa Pastor Theogene, Ziko nzumbi zina kandi kwitaba
Pasiteri Theogene Niyonshuti, Imana yakuremye ikuzuza ubuntu bwayo bwinshi, iguha agakiza kayo, iguhishurira imbabazi z'umwana w'intama w'Imana, kuzuza umwuka wera, iguha impano zo kwikorera, iguha urukundo, iguha imbabazi, iguha umuhamagaro wo kwikorera, iguha umuryango, iguha itorero, iguha igihugu. Kandi iyo Mana yabanye nawe ni nayo yaguhamagaye. Uyu munsi duherekeje umubiri wawe, umubiri ubibwa ufite intege nke, ariko ukazazurwa ufite imbaraga. Niko duhamya ko na Theogene ku munsi w'umuzuko uzahabwa ubwiza, uzahabwa imbaraga, uzahabwa ubwiza bwo mu ijuru. Uhukire mu biganza bya Data waguhamagaye, kandi tuzahura n'abera bose mu gitondo cyiza cy'umuzuko. Mu izina ry'Imana Data n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Yesu mwamene utubazate ninde numwe mu murima wanjye, dore hari benshi bazimiye batamenye urukundo bwawe. Mana yanjye ntege unkoze w'ikara ry'umubiri. Mana yanjye, Mana yanjye umuntu w'Imana, umuntu w'Imana yaravuze ati njye ntacyo nishobora, ati Mana none uzura amaze gushobora. Mana yanjye ntege umaze w'ikara ry'umubiri. Mana yanjye ntege umama mu bundi mbere yawe. Hari abantu benshi bazimiye barangije batamenye Yesu byo abarangije gushyiraho utanga uyu mwanya Abarangije batanga umwanya. umaze w'ikara ry'umubiri. Mana yanjye ntege umama mu bundi mbere yawe. Igihe cy'isarura gishimye, abakozi bose bazataha, kandi umwami wabo azabacira, ababwira ati mwakoze neza. Mana yanjye tegeka unkoze w'ikara ry'umuriro. Mana yanjye tegeka umama mu bundi mbere yawe.
Oya mureka ariko uramuhisha ndareba kuri interineti ndamubona n'umuhisha shaka gafoto na kandi bamwe ngo ndumusambanyi nakubwiye wimbeshe nakubajije igihugu nta usambanyi ugira umva yaracyakubaza kandi yakwaye icyifuzo cyawe iri gare ndamutse mbonye nk'umuntu wantera inkunga rikajyamo dinamo na batiri nkajya ngenda ntanyonze ndi umusaza w'imyaka 50 n'iyindi urabona ntabwo naba nkinyonga ariko imbogamizi mfite niyo ngeze ahaterera n'ubundi hamanuka bwo nta kibazo ntatambika ahantu ujya uhagarara Karuruma bambusa umuhanda ku Gisozi agasantere wari usanzwe nzi none uzanshake nkuze no gutera nkunga urahibuka haleluya uzanshake nkuze no gutera nkunga nimero yanjye banza wumve n'ikibazo banza wumve ikibazo kandi telefone yazo telefone agugizemo bazi ikibazo ubwo dinamo ndayibonye fata nimero y'umugabo tuzana ndayibonye wimana amashi menshi kandi gitega amatwi bari kukubaza kuri BTN tugeze guhura arambeshyera ngo n'ubwa kabiri duhuye BTN n'ubwa kabiri uriya dinamo ndayiguciye kubera wambeshyeye guciye dinamo y'ibihumbi 400 nakubeshyeye ngo wankambira